Heaven Film Studio turatangiye. Dutanye na zanyishyamba hano hakuno. Tizana ndase ararasa n'abasazi. Kurya magazine bivuyemo. Arangije arongeye yishyiramo. Nshaka kugenda nsa neza. Hano tugaruke ku biryaba rese. Namukuyemo dese ku munsi nshaka kumukura. Ba bakobwa bimbura mukoro. Barimo gupanga kujya kugura indaya. Yahise agenda. Ariko na 500 buriya yamukuramo nabi kimwe. Tugaruke kuri ba bakobwa. Tukize. Umugambi mubisha part 1. Mbere yuko tubona biriya bintu bisubundi byagenze gute? Twatangiriye hakuno. Ahangaha hakuno zanyishyamba zikuye none ziri muri siporo E1. Zimeze none zabaye zimeze nk'abasazi. Durafandi wabo nawe yaragoswe ari hasi E1. Arangije basubira inyuma, babona amazi basubira inyuma. Fande abari imbere. Ndashaka kubwira ikintu. Timbwira. Byongereza bitabaho. Namwe mwisobanurire. Izi ni inyeshyamba nari kubwiye. Ni inyeshyamba. Vietnam style. Zaragoswe ziri hano, zaragoswe ziri hasi cya byatanye. Zaraje zijya kuri amazi. Afande aricara akora mu byondo ndebera, yisiga mu maso undebere. Nundi araza nawe yisiga mu maso. N'ikindi kiraza nacyo bimeze nk'ibisazi hano. Nicyo kisiga mu maso. None bajya mu byaninyariye. Tugaruka hakuno ino mu rugo rumwe. Hari abakobwa bambaye neza gutyo nawe urabibona. Akuraho telefone. Mary waje tukagenda. Banza rundi mukobwa yitegereje witwa Mary. Ati ndaje. Umva simani ndi kwitera makeup ngiye kunanya nsa neza. Ndimo kwitera makeup kugira ngo ndebe ko nagenda bimeze fresh. Ati sona nsa neza. Ati makeup nizo zatugiye nshaka kugenda. Ati makeup nizo ziba zitugize reka. Kurenza nyine. Ushize mani namukuyemo dese ku munsi nshaka kumukuramo. Debira mani nsa neza. Cyane. Ni ibiryaba reze. What? cyane urabona niwe yamukuremo cyane. Okay. Arinjira ati urabona niwe yamukuremo. Ati uriya mukuramo abantu basa neza. Arangije barakinga. Bakobwa bari hano bambaye neza kabisa namwe murabibona. Barangije bacaho. Tugaruke kuri za nyishyamba rero hakuno. Mwishyamba zakomeje zagiye. Mwibuke ko zimaze kwisiga ibyondo. Ziraza zirakomeza ziragenda. Mbibutse ko ushaka gukora kuri kano gafilm kadasobanuye, jya muri comment hasi urahita ubona link. Mbibutse gukora subscribe, like, share na comment. Urumva ubundi ukazajya ubona udufilime nk'utu ngutu sawa. Uribona kandi gafilime kitwa Imbahekasi. N'izindi zigiye kuza vuba. Barangije baraza.
ngo wambeshye niwe watubeshye twigira imvetinamu kumbi bisize bino byondo kugira ngo bahinduke imvetinamu cyengeye kiramukubita. Inyishyamba zina nimba zuzuye nimba zituzuye ati nizaho shambanze ndasi ararasa hejuru kandi niho twatangiriye. Hano magazine y'imbundi ivamo ni ibigoryi biri hasi byataye. Reka nkwereke itararasa tishaniza nanjye ati reka mbadige igitekerezo cyo kugura indaya mu Kiderenga. ndawujyana hano ubwo indaya senyisa bakakongeza kugura iki Umva ibitekerezo biri hano. none njyana undi utanga senyisa irangiza iragenda ati bafashe gahunda yo kujya kugura iki indaya. Barangije bacaho tugaruke kuri ba bakobwa bari mu muhanda barimo kugenda kabisa ukuntu bambaye ariko ntibagakwiye kuba bagenda n'amaguru ariko barimo kugenda. Mwibutsa kora subscribe like share na comment. Hase yo umbase Hano hari abasore bandi kamani turanatwika amani nzi kuri chat man ndamuzi nimba uku munyereka ariko se wayituze ndakugurira ka tuza man urabizi ngiye nkubita hasi nuko kunywa no kunywa. hano hari abasore rero nyine ewan wewe bureka barimo kureba abakobwa ngiye wundi ati umwe nimba yahawe undi pasi sinzi. ewana ni insanga uko ameze ariko ibintu by'amabona kibaho man ako mwana n'ibyantu bya Instagram oya ati cyangwa ni ibya Instagram ushaka bano bakobwa ntabwo ari gutya basa. si passe naguhaye wewe ni imodoka wayima wakina wewe tuza wewe tuza Babakobwa barakomeza bigira imbere. Bibi wabonye baba tipe Ati wabonye baba tipe ati nababonye turababona uti ko atari umeze neza cyane abakobwa bari hano reba si kari kandi ati reba kariya kandi abakobwa barafekana byataye. umupira w'umutuku ukabona neza ndimo ndakabona asa nk'umuntu ufite amafaranga. Twaba tipe rero tugomba kubakuramo akazi. ko turabona Abakobwa bakoze inama Like bituruwasi ati nk'ibihumbi turuwasi umupira w'umutuku 200,000 bayamukuramo nta mikino twebwe dufite tukizi cyane no kumenya ubwenge ati ni ukumenya ubwenge giye. bajyaga bagabira abandi nka ariko Ati wabonye turi babasore banza barabonye babakobwa ati nibari yase. Kumbi babasore bari bategereje babakobwa. Mwibuka umugambi hano bakobwa bafitiye no kubarya amafaranga. Hano umukobwa ushaka kurya umuhungu amafaranga ntaki. hey Baraza barahura amakuru Hi baby. baraza wowe twavuganaga yego ni njyewe gusa Instagram ndabeshya imbuga nkoranyambaga ziradutuye nimba yarabonye urabona ntari turabona nasa na wa wundi se mwiza turi mwiza. ko wambonye ni konti Ati uko wambonye ni konti nshimiye cyane urakoze sheri wibuke batangiye kwitana abasheri. none nabonaga post zawe kuri Instagram zari zirenze ariko ntabwo zirenze ubu ngubu cyeca Thank you so much. Sanyira nanjye nakwishimiye. Nawe narakwishimiye ibintu byose nyine nk'abantu bahuye bwa mbere of course. Arangije barasomana. tugende rero tujye kwicara hari ibindi tubiganire dufata akantu twishime se muragenda. Oh baby hari hirya Aha kabari bita Blue Cloud Bar. ati hari akirya hari akabari kitwa Blue Cloud Bar ati noneho twajya tukareba wagwana nta kibazo ati nta kibazo.
much. abasore bashobora kuba bihagazeho ariko nibaza abakobwa tinde hano umugambi babafitiye hano tubanze dufate ikintu tubone gukomeza ati tugire hariya hirya dufate akantu k'amazi ubundi tubone gukomeza urugendo barangije baragenda tugaruka hakuno mu muhanda nanone hari umusore n'umukobwa wagira ngo umuhanda bawugize uwabo barimo kugenda baseka banze bano bari mu rukundo shiri wanjye ndagukunda rwose n'akandi kasetse iwana hano kidamagiye yabonanye na nyirarukundo barimo gukundana koko aramuterura nawe urabona ko urukundo ari rwose abasore b'i Kigali rero nabo ewana bazi gutanga kiyaka mwibutsa ko ushaka kureba kano gafilime kadasobanuye reba igice cya mbere urebe n'icya kabiri aho ngaho hepfo muri comment okay za nyishyamba rero mwibuke ko zari zifite gahunda zo kujya kugura iki indaya nizo hano niho zari zigiye zizaza gica ku kiraro hano hakuno bageze ahangaha bakubitana na wa musore na wa mukobwa barangije ahagarara mwibuke ziriyenza zirangije zihagarara mu nzu komera fanda ati mukomera ati garuka hano mugaruke hano ariko tubitabe twumve icyo batubwira nta kibazo ngaho tubwira utabaza warushatse gufunga umutwe warushatse gufunga umutwe muzi yakaka kumanyi umva murageze bangano no sinzi ko bari bubakire uyifata ugarucaho dusuza kuriya urumva gusuza abantu ni ikosa ducuje mu kinyarwanda none ati dusuje inyeshyamba zano nimba ari ibicucu twigenda kana kumanyi akubita wa musore ati nawe wa mukobwa igaruka hano turambaza iki Nikubita bande nikubita inyeshyamba zano zaragoswe ziri hasi ziriyenza kubita urushyi noneho izindi zigaserebura fanda arakora ubugoryi izindi zigaserebura nacyo kiramukubita nukubiteho mu bigori twatumucisha mu bigori baragikubise nacyo kigenda rero giseka nacyo cyashinyitse kizi ko bakiretse kumbe umukobwa waramusigaranye ya boss tifata uyu mukobwa sha kamata kizigo cyake nyishyamba ziri hano zirangiye ziragenda zicaho tugaruke kuri za kapo ebyiri zahuye zirakomeza ziragenda mbibutsa gukora subscribe like share na comment za nyishyamba zatungukiye hakuno mu gutunguka hakuno zatungutse neza aho za kapo ziciye zirangije ziza kuri za kapo dore Nyagasani zibagwa imbere tubahamagara ambiranse barazifeka ntabwo bazizi ati twasaze izi nyishyamba ni insazi ati muze hano wahamagariza ambiranse numva ukuntu gahunda zimeze twe ntabwo dushaka kuvuga amagambo menshi ntabwo dushaka kuvuga amagambo menshi twe turashaka ko urumva tutije tuzabatirira no dusaba tubiri ngo ntabwo agerenza amasegonda nta kibazo nimba ari amayinite mushaka wimura we ni igihe kingana iki yewe
Ni ishyamba ziri hano iwana bano bagize ngo ni brag kandi izi nyishyamba nta brag ziba zifite. Kino kivanaho telefone ati akira tugutize iminota aragifata akubita arangije afata umukobwa aramuterura aramujyana ati garukanga ati sheri gashirira amenyo amubeshya amano urundi wa mukobwa yanagukunda uriya mukobwa no kugukura urumva uriya mukobwa no kukugira inama urazagukunda urumva nimba ari n'amafaranga ndayaba amafaranga babarira rwose urajya nakubeshya ko yagiye mu kibata wakinwe kandi nta kibata arangije nawe afata wa mukobwa aramujyana nuko kagenze. Mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment nimba hazaza igice cya gatatu cy'umugambi mubisha I don't know. No katurebe zose ni behind the scene. twagiye kati Bosiko ari guseka nyine niba none mushaka ndimo kumurebe cyane kugira ngo adaseka uko guseka warakomeza seke mbega igufano hino ye baba we murare sha murare murare cyangere mu mazi nese muragera hano atashizeho akusha muri ibi ndavuga twese tuvuga cyangwa mu mugiye kuvuga cyane ukwishyiriza zangu yache papa wanje yuko papa kama katano wewe kama katano kama mimi sasa mimi nataka kuemea vitu wangu natafuta